Muraho neza ikaze nanone kuri Rugwiro Pro Zone. Uwitwa Robert Kiyosaki yanditse ati ubukungu bugiye guhungabana kandi ku kigero gikomeye cyane. Ibi ngibi yabitangarije ku mbuga ze zitandukanye, ariko twe turi ku rubuga rwe rwa X official niho turimo turarebera ibyo yagiye agarukaho. Nibyo tugiye kuganira rero muri aka kanya. Nk'ibisanzwe tuganira kuri cryptocurrency, tuganira kandi kuri digital currency, tuganira kandi ku mikorere n'imikoreshereze ya artificial intelligence AI, uburyo ki byose ushobora kubibyaza umusaruro bikagufasha kubaka inzira yawe y'ubukungu, cyangwa se bikakurinda kuba hari amafaranga yawe watakaza mu gihe hari ibishaka kuyatwara. Ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, abaherwe n'abanditsi b'ibitabo bagaruka ku bukungu bakunda kuganira cyane ku isoko riba rihagaze, ariko ntabwo bikunda kubaho cyane nko mu mpera z'umwaka. Turi mu gice cyitwa Q4 kigize ibice biranga ibihembwe umwaka ugomba kugira ngo urangire. Turi mu gihe nyine turi mu gihembwe cya nyuma cy'umwaka. Ahangaha rero mu isoko haba harimo habera ibisa n'ibitangaza. Noneho uko isoko ryari risanzwe ryitwara birahinduka, kandi twese twirefera kuri Bitcoin. Ubwo ku bakora kuri crypto baba barebera cyangwa se bacungira hafi crypto ya BTC cyangwa se Bitcoin kugira ngo barebe neza uko ubukungu buhagaze. Biba byiza ariyo barebeyeho kubera ko niyo navuga ngo ni big fish. Hanyuma abandi bashobora kuba bakora nka trading ya forex bakaba barebera kuri gold. Byose hamwe bishobora kukwereka uko ubukungu bw'isi buhagaze muri icyo gihe urimo urabireberaho, kuko niho hantu haba habitsemo amafaranga menshi ugereranije n'ahandi biba ari uko. Ariko iyo ahangaha habayeho guhungabana ku isoko, wenda nka Bitcoin ikamanuka cyane, bisa naho n'ahandi ariko bigiye kugenda nyine n'izindi zikurikiraho. Aha rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro turebera hamwe icyo uyu nguyu yashatse gutangaza. Yanditse ati ubukungu bugiye kuba bwahungabana ku kigero kinini. Yatanze ikimenyetso gikomeye cyane ko tugiye kwinjira mu gihe duhura n'ihungabana ry'ubukungu bukomeye. Ariko se ubundi uyu nguyu wabyanditse ngo ni Robert ashinzwe iki? Ni iki akora? Robert yongeye kugira icyo aburira abantu benshi ba holdinga, ba risk taker, ko global economy hagiye kubamo crash. Ni igihe igiciro kiba cyamanutse. Ubwo ni ukuvuga ngo ni global economic crash igiye kuza, kandi abantu benshi barenga miliyoni bagiye kuba bahomberamo amafaranga yabo. Ibi bikubiye mu butumwa yatambukije ku rubuga rwe rwa X, nyine yerekana ko Bitcoin igiye kuba yamanuka, aho abashoramari benshi baba bafite amafaranga abashobora kuba yahomba. Ibi rero bisobanura ko by'umwihariko Bitcoin ibimazemo iminsi, abayikurikiranira hafi murabizi neza ko imaze iminsi itari kwitwara neza mu isoko ry'ubukungu bwa crypto. Ntago Bitcoin imaze iminsi ifite ikimenyetso cyangwa se icyerekezo cya uptrend. Ibi rero yabigarukagaho kugira ngo aburire nyine abafashe risk, bemeye gushyiramo amafaranga yabo. Ariko hari impamvu nyamukuru zaba zihari. Ubundi habaho ibintu byinshi bishobora gutuma isoko rya cryptocurrency ritagenda neza. Icya mbere gishobora gutera iryo hungabana, tutagendeye kuri kota turimo cyangwa igihembwe turimo, hashobora kubaho icyo twita inflation ikomeye ishobora kuba hirya no hino, igatuma isoko ritagenda nk'uko byari bipanze. Aha kandi bishobora guterwa n'uko ubukungu bwa leta z'ibihugu buhagaze. Amadeni amwe n'amwe amaleta y'ibihugu agenda afata akarushaho kugenda atumbagira, ndetse na banki zimwe na zimwe zikakomeza kujya mu gihombo. Ubucuruzi bwa cryptocurrency hano bushobora guhungabana kubera ko n'ubundi amafaranga aba ari gusirikira muri crypto aba agomba kuba ahura n'ubundi n'ubuzima busanzwe bwa kamere igihugu kibayemo. Ubucuruzi bw'isi buba bugenda gake gake bitewe n'intambara ziranga uduce tumwe na tumwe hirya no hino mu karere. Ubwo nyine biba bishingiye ku gice cy'umutekano utifashe neza. Bigakurikiraho kandi ko
by'umwihariko igice cy'ubukungu. Crypto yirefera nanone ku bijyanye na peteroli ndetse na za esanse, byose biragendana. Iyo harimo ikibazo naho bishobora kutagenda neza, bigatuma amafaranga ya crypto atagaciro cyangwa se akazamuka. Nk'ibisanzwe urabibara nk'uko ubibara mu buzima busanzwe. Ntabwo umuntu yabika amafaranga mu gihugu atuyemo nta mutekano uhari, nta kuryama bihari, harimo intambara. Murabizi neza ko mu duce twinshi tudukikije tw'isi hagenda humvikanamo intambara mu bice bitandukanye. Ibyo rero bishobora gutuma umuntu agira ubwoba bwo kubika amafaranga muri crypto, akayabikura mu buryo butari buteganijwe, wenda intego yihaye atayigezeho, bityo isoko rikamanuka cyane. Uyu Robert amaze igihe avuga ku kijyanye na fiat money, amafaranga ya banki asanzwe atagifite agaciro nk'ako yahoranye mbere, atagifatwa nk'aho ari inkingi ya mwamba kugira ngo umuntu akemure ibibazo bye. Yagiye abigarukaho kenshi ku rubuga rwe nyine rwa X, agira ati turi kwinjira mu isi idakeneye fiat money cyane nk'uko twari dusanzwe tubibamo. Ibi ngibi ntabwo bisobanuye ko fiat money zigiye gucika, ahubwo nuko uko twari dusanzwe tuyakoresha byaragabanutse. Turi ku gice cya cashless, aho abantu batakenera amafaranga cyane kuyafata mu ntoki. Ushobora gukemura ibibazo byose wari ufite ariko utigeze ukura amafaranga mu mufuka wawe. Ushobora gukoresha ibijyanye na mobile money transaction wifashishije ibigo bimwe na bimwe bibyemerewe mu gihugu utuyemo. Ushobora kuba uri i Burundi ugakoresha Lumi Cash, ushobora kuba uri mu Rwanda ugakoresha ibigo bisanzwe nka MTN na Airtel Money, byose hamwe ugakemura ibibazo byawe udakoze ku mafaranga y'inote n'ibiceri. Ibi ngibi rero nabyo bishobora kugira ingaruka nubwo itaba nini cyane nk'izo twari tuvuze haruguru, zishobora kuba zaterwa n'ibibazo by'umutekano muke ukomeje kuranga uturere tumwe na tumwe mu bihande bitandukanye by'isi, cyane cyane ni nacyo ubukungu bushobora kwibandaho. Bitcoin ikunda kugaragaza ko ariyo ihedinze cyangwa se iyoboye izindi crypto, ariko nanone message yatanze yuko ubukungu bw'isi bugiye kumanuka ni message abantu benshi baba baholdinze cyangwa se babitse ama crypto yabo, cyane cyane muri Bitcoin. Aka kanya nk'umuntu wari ufitemo Bitcoin imwe amaze guhombaho amafaranga atari make, kubera ko Bitcoin mu minsi yashize yarazamutse igera ku 100,000, nimba hatarengagaho n'ibindi biceri bike muramfasha, 100,000 by'idolari, ariko ubu ngubu biri ku 95,000. Mu minsi yashize yaranamanutse yikoza mu 85,000. Ubwo urakora imibare wumva ayo mafaranga arimo, hanyuma wibuke neza ko ari n'amadolari yavunje mu gihugu utuyemo, uraza kumenya amamiliyoni abarimo aragendera mwaho ngaho hagati. Aha rero iyi message yatanze yaburiraga ko isoko ry'ubukungu rigiye kuba ryakitwara nabi, ndetse byaranatangiye. Abantu bagomba kuba baholdinga cyangwa se babika amafaranga yabo muri crypto, ugomba kuba uri risk taker, ufite umutima ukomeye wo kwihanganira ibyo byose, kubera ko mu minsi igiye itandukanye, ndetse niyo tugiye gufata mbere yuko ku kwa 12 kurangira, isoko ni ibi bihe riba ririmo. Nimba winjiye rero mu isi ya crypto uri mushya, hari amezi agera isoko ntiryitware neza, bityo amafaranga ugomba gushyiramo hano ntago ari yayandi ukeneye uyu munsi cyangwa ejo cyangwa se ejo bundi, kubera ko isaha n'isaha amafaranga yawe aba ashobora kuba yamanuka ku kigero udashobora no kubyihanganira. Bivuze ko abantu bose bakora ubucuruzi bushingiye kuri crypto, dushingiye kuri ubu butumwa uyu mugabo yacishije ku rukuta rwe rwa X, bagomba kuba maso. Abashoramari bakwiye kumenya ko aho gushyira amafaranga yabo niba ari muri crypto, mu gihe babihisemo bakitegura risk bagomba guhuriramo nayo. Abantu bagomba kwiga kubika umutungo wabo mu bintu bifite agaciro gahoraho, bityo crypto, zahabu cyangwa se ubutaka bitewe n'icyo wahisemo, ariko nanone ukareba aho bishobora guhinduka mu gihe gitoya. Ukavuga uti muri crypto bihinduka gutya, ahantu hose utagetinga inyungu yihuse cyane, ni nako igihombo kiba kihegereye, kubera ko isaha n'isaha ya nyungu wabonye mu gihe gito ushobora no kugenda. None se ibi bihuriye he n'icyo twebwe dushobora gufatiramo, cyangwa se iyi minsi turimo byaba bihuriye he n'icyo twebwe twakuramo nka message? Kuba izi post zishobora kuba zatangajwe n'uyu mugabo, zirareba byibura umuntu waba warabitsemo amafaranga
akamenya uko agomba kwitwara. Niba isoko rigikomeje kumanuka kubera ko riba rishobora kumanuka rigasubira hahandi hasi habi, mu gihe abantu bose babikuje nk'uko twagiye tubisubiramo kenshi, ntabwo ubundi crypto cyangwa se coin y'ubwayo iba ikomeye, ahubwo ikomezwa na demand and supply. Ngewe nawe tuyikeneye, ngewe nawe twayiholdings. Bisobanura neza ko muri Bitcoin buri muntu wese akuyemo amafaranga ye akayasubiza mu mufuka we akayabika. Biba bisa naho Bitcoin irahari nk'izina ariko ntabwo ifite ka gaciro yari ifite tutarayimenya nge nawe. Ahari gutyo bwo byumvikanye, amafaranga yawe washyizemo yakuyemo nanjye yanjye nkayakuramo n'undi akayakuramo n'undi, isubira ku giciro yatangiriyeho mbere yuko tuyifata. Ni nk'uko ushobora gufata akabido cyangwa se jug ugashyiramo amazi, nkaza nkongeramo ikindi gikombe, nkaza nkongeramo ikindi gikombe, tukayitereka ahantu. Igihe kikagera igikombe cyanjye nashyizeho nkagikuraho, ubwo hasigaramo ya yandi mwebwe mwasutsemo, nawe ukaza gukuramo igikombe cyawe n'undi agakuramo igikombe cye. Icyo gihe ijag iracyari ijag, yemerewe no kuba yabika amazi, ariko ntabwo ikirimo iby'agaciro twari twashyizemo, kuko wakuyemo ibyawe nanjye nkuramo ibyanjye. Ni nako crypto bigenda. Coin iraza ikubaka izina, ariko ihabwa izina n'uburemere bitewe n'abayiri inyuma, bitewe n'uko tuyikoresha n'uko tuyikeneye. Bityo rero mu gihe cyose hari umushinga wa crypto uri gutegura, hari iminsi yo kwitonderwa, cyane cyane mu mpera z'umwaka bikunda kuba byaba ikibazo. Ku itariki rero zigiye zikurikiranye, hari amatariki ya mentioninze avuga ko ku itariki ya 10 Ukuboza hazazana impinduka zikomeye mu isoko rya crypto cyangwa se ubukungu muri rusange, nubwo nta gihamya gihari yigeze atanga. Ibi ngibi ashobora kuba yabigendereye ko n'ubundi iyo hari bube event ya crypto hashobora kugaragaza ibitangaza byinshi. Ni ukuvuga ngo nimba bavuze bati uyu munsi hari iki ngiki, crypto bishingiraho kuba yamanuka cyangwa se ikazamuka, cyangwa se ubukungu bushobora kugira ihungabana rishingiye kuri iyo tariki. Mu gihe ubivuze ari umu influencer cyangwa se umwe mu bavuga rikijyana, crypto igomba kuba yahura n'ibibazo. Mwagiye mubibona mu minsi yashize ko mu gihe harimo havugwa amakuru ya Mika compliance, habayeho ko Pi network izamuka ku kigero cya 4%, ntabwo yaharenza ahari. Hanyuma nyuma yuko Mika ibaye, impinduka zikomeye ntizahita zigaragara nk'uko zari zitezwe, buri muntu wese akuramo amafaranga ye, bityo Pi iguma ari Pi, ariko agaciro yari ifite karagabanuka kuko amafaranga washyizemo wayakuyemo n'undi ayo yashyizemo yayakuyemo. Ubwo rero ntago aho ngaho Pi iba ikiri komeye, ahubwo ihinduka coin, ndetse ku masoko amwe namwe bakanalistinga ko yashakishijwe cyane, ko habayeho search cyane kuri iyo crypto coin. Hanyuma ugasanga agaciro yari ifite nyine kasubiye hasi, nuko buri muntu aba yakuyemo amafaranga ye. Dushingiye kuri ubu butumwa rero bwa Robert, mu gusoza iyi video ni warning igenewe buri wese. Igihe cyose ubukungu bwa crypto bushobora guhinduka bitewe n'uko n'amatariki abantu batagetinga, bitewe n'uko ibice bimwe na bimwe by'isi byifashe, bijyanye n'umutekano, bijyanye n'ibicuruzwa uko biri kuboneka ku masoko, byose bishobora gutera igihombo cyangwa se bikazana inyungu mu gihe gitoya. Niba ukora ubucuruzi bujyanye na cryptocurrency cyangwa se ushaka kuba watangira ubu ngubu, itegure neza bihagije, kandi aho ugomba gutegura mbere ni mu mutwe, ukamenya neza igihe cyo kwinjirira mu isoko n'igihe cyo kurisohokamo, kugira ngo utazahura n'ibihombo bizaguma gutuma uyanga burundu, kandi hari ababikora nk'akazi kandi bikaguhira. Iki ni cyo gihe rero cyo kwiga uko amakuru ya crypto agenda agira ingaruka ku isoko rya cryptocurrency muri rusange, cyane ko iyo turi muri crypto twabitangiriyeho ko twirefera kuri Bitcoin. Ahangaha tuganira nk'ibisanzwe ku bukungu bushingiye kuri cryptocurrency, tuza twiga twihugura. Ikibazo cyangwa igitekerezo, inyunganizi se ushobora kugira, ushobora kutubwira muri comment. Ese nawe wigeze kubona ko Bitcoin iri mu bihe byayo bya down trend cyangwa se iri kumanuka? Nimba wabibonye uraza kutubwira muri comment, ubwo turagomba tubiganireho, dutanga n'ibitekerezo. Ku bantu bose bashaka kuza mu isi ya crypto, ni byiza kugiraho amakuru ahagije kugira ngo utazinjira mu gihe cyo guhomba. Nk'ibisanzwe abasesenguzi benshi abanariza kuri crypto
ntago igihe gisoza umwaka ari ibihe byiza byabo, bikunda kubagora. Abantu baba mu bihugu by'i Burayi baba barimo bitegura kuza mu mavakansi mu bihugu bya Afurika, abenshi baba barimo babikuza amafaranga yabo bagambiriye kuba bayakoresha ibibazo bigiye bitandukanye. Umwaka nyine uba urimo ugenda ugera ku musozo, hari intego umuntu aba yarihaye agira ngo abikuremo ya mafaranga arase kuri ya ntego yihaye. Ni byinshi bishobora gutuma isoko rya crypto rihungabana, ariko byongeye icyiza no ko wabikora uri smart, ukaba warabiteguye utarashyizemo nyine ya mafaranga atuma biri buze kugutera panike mu mutwe. Nubwo yageze hano kuri 91 cyangwa se na 5 by'idolari, ubwo ni ibihumbi, ntabwo bisobanura neza ko idashobora kongera kuzamuka nko muri kota 1 mu mwaka wa 2026 turi kwitegura kwinjiramo. Ni ku isi ya crypto imeze rero. Ushobora kuba uri umupiyoniye cyangwa se urundi wese ukaba wagira ute wabigenderaho ukamenya neza uko uzaza witwara. Nubwo bimeze bityo, tugarutse ku mushinga wacu wa Pi Network yongeye kuzamukaho gakeya, ndetse abenshi bari kubihuza nuko abakire benshi bagiye kuba bakigurira ibijyanye na Pi Network, bakaba basezerera Bitcoin kubera ko Pi ariyo bari gutagatingamo the future of crypto. Byose hamwe ni ugutegereza. Icya mbere ni uko utegerezanya amafaranga atari buguteze ibibazo, yandi nyine uri bwihanganire igihe kirekire kuba wayabika. Byose hamwe tubigarukaho kugira ngo twihugure, twongere ubumenyi. Ubwo nakubwira ni stay smart, stay informed with Rugwiro Prozone. Ibiganiro byacu bigarukaho buri munsi. Reka twizere ko tuzabana mu biganiro byacu bitandukanye. Ni nako nkurarikira kujya muri group yacu ya WhatsApp aho ducisha ibitekerezo bitandukanye. Reba muri video description ndetse no muri comment ubonemo aka link ujoining. Ndagushimiye, Imana ikurinde.